Turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza, niko kandi tubibutsa ko tubafasha kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, twabafasha kwibyaza umusaruro, tukabashyiriramo abakiriya ndetse tugakurikirana n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano, ari nako dukurikirana n'izindi gahunda zose za leta, isuku, umutekano, umusoro n'ibindi imitungo itimukanwa iba igomba gutanga. Hanyuma noneho mu kunguka mugatunganirwa muvugana n'amakonti yanyu, nta mpamvu yo kubaka inzu ikugoye cyangwa se ikuvunnye cyangwa ngo uyigure warangiza ujye wirirwa nanone urwana n'abapangayi bayikoramo, kandi Nzuri Business Group Limited ihakubereye. Si ibyo gusa rero, kubera ko tubashakira n'ibyangombwa byo kubaka ndetse no gusana, ndetse kandi tukabasha kubibakorera ku giciro cyiza cyane utasanga ahandi. Kuri ibyo rero turakwibutsa gukanda subscribe cyangwa se sabone ku bakoresha igifaransa, kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Yes, nk'uko rero mwakomeje kubibona ku masikirini yanyu, tubafitiye inzu ebyiri ziri mu gipangu kimwe. Ni inzu ebyiri kandi nini, imwe ifite ibyumba 4 na dushe na toilette ebyiri, salon, salle à manger ndetse na cuisine. Hanyuma indi ikagira ibyumba 3, dushe na toilette ebyiri, salon, salle à manger ndetse na cuisine. Pardon. Izi nzu rero turazigurisha kandi amafaranga makeya cyane, atari menshi. Ndagira ngo mbabwire yuko mbere na mbere izi nzu ziri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, mu karere ka Kicukiro, ahazwi nka Kabeza, ahantu heza cyane. Hanyuma tukaba tuzigurisha, ni inzu nshyashya zirimo abapangayi kandi dushaka amafaranga make cyane, nta yandi rero ntabicishije amatsiko. Ni miliyoni 60 zonyine kandi ziri negosiyabule. Kuri miliyoni 60 ziganirwaho izi nzu ebyiri ziri mu gipangu kimwe, cyangwa se iki gipangu cyose kuri miliyoni 60, ndetse wanakatuzaho make. Iki gipangu cyose gishobora kuba icyawe rwose mu bihe bito cyane. Komeza rero uduhamagare niba izi nzu wazishimye kuri 0788 48 67 cyangwa se 0781 Si ibyo gusa rero, wadusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose twitwa Nzuri Market. Ni kuri miliyoni 60 zonyine, iki gipangu kikaba icyawe. Ni igipangu cyinjiza amafaranga ibihumbi 450 ku kwezi. 450 ku kwezi, urumva ko ari amafaranga menshi, kandi bashobora kwiyongera bitewe n'utwo nawe ubwawe wagenda ukosora. Ariko kandi 450 bya buri kwezi ntabwo ari amafaranga makeya. Turabakunda cyane rero, nimukomeze mukande subscribe cyangwa se sabone, dukomeze kubana umunsi ku wundi, 5 kuri 5, ndetse rwose muze mugure izo nyubako zose tubagezaho umunsi ku wundi. Ari nako kandi no gukodesha mubazana tukashyira mu nyubako tumanaginga. Ni karibu cyane rero, tubaye ikaze wacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Komeza ukande subscribe, sabone, kukazogera ndetse ukore na share. Turabakunda cyane. Ciao.